uranyizera koko se? Ego madam ndebe ukuntu hano hantu hasa waransabye abakozi babiri abo bakozi babiri nabo gukora iki niko se abakozi ko nduzi baba babyutse bakora kuko none ibi byavuye he reba irantebe ngo narinzi ko babikoze Jean Marie karama byo biyimbugira si rebera nawe ariko rero nawe ashaka katangiye kwibukura ibindi bisubizo by'intebe bikubira ko ushaka kubisaba imbaraga iyo nayegezayo hari n'ibyo nabonye hari hepfo ari nyukuze ndebe nawe ibindi rwose muhamagare Rusi Karame naze mubaze kujya gukubura ngewe koru Karame rebe ariko se wabaza amafaranga biyimbugira si ibyo bicupa ibyo bipapuro ibyo yabakarima Jamari n'ubona nafasha kandi ndetse ko nakubuye iki ese Jamari ni umwana kina n'ibicupa Yesinzu nawajanago yuzu kare guterana amagambo nta kibazo kanje kuzana neza gira bwangu Nuse ntago ndimo ndareba neza Biskambwa ko umuzungu wongeriye y'amafaranga wa dando ndamwishuye iki abarara twakubitiye ku muhanda nose tuduceri ko nari nugujije abi noneho bigenze bite tabimbwira mana we Siboro ko ndiko nari danje kazima magara umurara wawe utundi ndamuhamagara ngo mfashe iki Nusi wama ya mamane Imana kukitwanga nose niba ndi gukina bishatse kuba amafaranga yanjye nayo bayarya byibuze mbona nka kimwe cya kabiri nayo kwishora andi road ngaho ndebira nose uburambi we bana ubwire rata kandi uzutari guseka tangiye kunyirya hose Sio. Tuvuza kama nayo. Muze kungeza mu gisi byawe gutwaye. Ko iki sumura mu ntoki. Ugiye Bisubira kureba. Iki gikobwa ara nicyo mu cyaro cyangwa Ndamazi. Ugiye nibi bitenge umuntu ugana nka. Haka ibyo birakureba buri wundi rukumbaza iki? Kuri mwiza. Ubwo icyo nicyo mumagariye. Kumbona ngewe. Nige guhamagara mu bigiye kumukara gusa. Uteye neza. Ayo nahiye nzanda yabashiraho. Ariko nibivuze ko randi roza ataranyicungu. Beti yanjye yahiye. Nikoma Yo, ijaba mu bebe byarangiye bite umubebe rero namusabye ko twahura akanjyana mu rugo iwabo. Ariko shamana aragoye. Agiye kukwerekana se. Aragoye bya danje. Nakujyanye iwabo Cyane. ahubwo wari umuzane hano. Ukadutumira nk'abantu b'abajama. Ugiye ngo se yabyemera keretse ngira ngo ababyeyi be baragiye. Cyane umwadeperi. Ariko numva ari hano hanze ari guca ibintu. Iwabo ni abasirimu. Aha. Azamurira kuri. Utumbe byanga gusa. Iwabo bafite inzu bro. Bafite inzu. Afite kubiceri. Cyangwa abana ntabwo aburya. Ahubwo urabona ko turi mu minsi ya Saint Valentin. Singa buriya ni iki naza
nazamuha nko kuri Saint Valentin. Urabizi wowe erega wowe uri umujyi urumva wowe uri umupro urumva ibintu by'inkundo urabizobereyemo kundusha kabona ni urani my first love so byibuza wakabaye ungira inama nk'umujeni ikintu azamuha kuri Saint Valentin kandi urabizi ko baba bashyushye ba baby kamubwira uri intega yanjye urabona tuba twibera hano muri ghetto nta modoka ufite ngo urama kontaki sibyo na UPI ikibanza ufite ngo uramwereka ngo ibiki yanjye ndacyari hasi fata mu baby urumva ushaka uduhumbi 100 twawe sibyo mugurira indabyo nk'iza senkani uribe nk'akantu k'agahoteli keza umusohokanaho ibyo birabibaye ubu mukubita indabyo nyine nazo zerekana ko mukunda hari icyereza mana urabona ko anamasara aratujyanye jena manu rebe ndebe nashirereza ahubwo tanshuka nkashirereza ndebe hari n'umuntu uri gukomanga aho ngaho man kandi burya Arsenal sha byagenze wamubonye namubonye ndabona ari umubebe muca muri munsi ndagupigira bora shamane gira vuba irashanzwe sasta zanjye umupigira icyo bita ipilao ahubwo ndebera umuntu uri urabomanga ase bonde ko numva urugenda kurukura ibyo byo ni nze muri abana yo naje wenda kuducira inzugi amakuru meza uruwahe je banyita Shania washaka oya nashakaga akazi yego harakurangiye ko hano hari akazi oya ndazengurutse umujyi wose mvuye mu cyaro ndavuga ati reka nje mu gipangu ndiye kubamo akazi ariko abanyacyaro koko ni mwishira ubu urudutse mu cyaro uraje komanga amazu yose ngo ashaka akazi nta nuka kurangiye mumbabare basi mu akazi se yewe Aiza yo ngwino uvugane n'uyu muntu wawe ngiye nishiririza ibintu byawe aragushaka rwose baye muvugane ahantu bari mu makazi ra kugira ngo yego abite sawa makuru neza nyine nitwa ndumva nifuza akazi urumva ushaka akazi yego akazi hari umuntu wakurangiye hano ko hari akazi oya nizengurutse umujyi wose mvuye mu cyaro nshaka akazi rero none se hano ko nta kazi gahari urabona njye mbana n'uyu mujama kandi urabona tubana turi babiri so kandi imirimo ihari hari imirimo ihambaye pe nta kibazo najya nk'urupanga rwo kuburira n'abasasira ukarara he oya urabona tuba hano muri ino ghetto sibyo kandi urabona koko ni hatoye so urabona ko byagorana so mwakanganye mumbabarire basi uturuka he aha ahantu nutse si mwakabyara mu Kibungo tuzi Kibungo yego mubyara iyo ngiyo Aiza ya ikintu ukwiye kwitondera kandi ikintu wakwitondera kimwe Ikibungo haba iki uya biriya bintu nubwo haba barozi ntabwo wasanga watandukanye sibyo naga gace kose baba bose ari abarozi sibyo vugana na buri garanfrere nabo jya guteka bro so rero naguciye imbaraga mfite girlfriend kandi girlfriend wanjye ajyaza hano imirimo yose akayikora kwa gatandatu akamesera akanekera buri kimwe cyose mbese akagikora sinzi rero igishyashya wowe wankorera mu by'ukuri nakumva nyine cyatuma nk'uha akazi basi se yego ndikumva byose arabikora basi hangane ncumbikire mbe ndi gushaka akazi muri uyu mujyi nimubona gusa cyo koza ikintu nagufasha urabona uyu mujyi pe nanjye biba byarangoye kuwuzamo sibyo ndabizi turago ibihari ariko ya n'iminsi nk'ine ndaba nkushakira akazi uri hano sibyo ariko bitavuze ko uzaguma hano iteka urakoze sibyo yego so ngiye gushakira akazi nk'umuntu w'umuvandimwe umbwiye ibyo bintu byose nk'umuntu uturutse kure ushakira akazi sibyo yego ariko iminsi urabona hano iminsi mike urabona ko turi abahungu kandi tubana urakoze pe urakoze oya wishimira nyine wimobera ushaka kumobera sibyo nari urakoze yego okay naribi wakwinjira nta kibazo urakoze
icara aho ngaho narebe. ako bose umukire Oya. ufite na televiziyo Nabirenze. Nabirenze. Ibi ni ibishakwa kandi bikaboneka. mbega ibintu byiza Ya, muri no minsi uri hano tureba televiziyo nta kibazo. Ya, na kwawe kaze ibyo byose. ukuri urakoze Nawe urakoze gushira. imana igumuke Oya nta kibazo. Nta kibazo. umwana mwiza Urumva? ukuri ni umuntu mwiza Oya ndi umwana mwiza nawe. Rero sheri wanjye arafuha cyatanye. Rero ndagira ngo nanaza imyitwarire ye itazagutungura, sibyo? Kuko nabyemera ko hari umukobwa wanjye yabona hano, sibyo? Rero nakugize impuhwe kuko uri umuvandimwe, ariko ikindi gihe ubona sheri wanjye imyitwarire ye itazagutungura. icyamunyereka cy'umushinga Sheri mwiza pe. yego Sheri mwiza cyane. icyamunyereka pe ukuri bisagira amatsiko yo kumubona Sawa rero reka njye mu cyumba ho gatoya. Mu kanya Sam arakwereka ahantu uraba uri kurara. Sawa. shabusi y'umukino burya shima rero nuko ameze kaba umukire aka kazi nzagakora neza ngomba kumuneka ahubwo kamamagara ubwire ko nagezeyo akazi kaba kaduheranye amasaha kumva nageze kurera. Mama Riri karame tebuka mubwire ariko nizere ko wasoje kwitegura. kwitegura yitegura kugeza kure ariko igiye kurangira Rero abana tugiye kugenda kandi tuzamara igihe. yego Sibyo? Kugenda tumaze kunyura mwana wacu tukamusigira urugo tugasigara manajinga barabakoze tugomba kubyitaho kuko bitabaye ibyo asanga ibintu byarangiritse. muhamagare kuko aze hano yiri ibyo tumubwira Riri ubu bari muri ya matelefone ari muri telefone byo kumuzana. agiye kumuzana Abakobwa si ubu abona yanabyirutse ubu wasanga afite agasore kari kumwitaho. Mutebuke sinakubwiye se yari kuri telefone. wate nawe yemo rwose Uri bubishyize hari utuntu gukurikirana mu cyumba kwakirana mu cyumba. aya ni kuzinga imyenda oya mahagati sinjye njyenyine mufite sinagomba guteta mugiye munsize ntabwo tugusize ntabwo tumusiga wowe tugiye muri se twitegura separate. ndetse nanjye mwanjyana weze ni sheri wawe oya ahubwo wowe urasigana ntabwo ugira sheri njyenyine abakozi ndetse bari abakozi turasigarana dukora iki ukora iki wita ku rugo nanjye muranjyana ndetse ndasigara mu rugo njyenyine ahubwo se tuzakuzanira n'ibintu ntutitwara neza. muzanzanira iki wowe ndahita nuza Please. N'iyi telefone irashaje agasa musanga gashya kasohotse. oya nshaka iphone ntabwo nishaka Wambura Samsung. iki itware neza gusa. muzamara iminsi ingahe icyumweru ego mani icyumweru cyose ndi muri iyi nzu nabo ari abakozi Utazakora bahora ikosa. bashwana kuriya oya musige mubahaye nuza gahunda barashwana barasakuza bahora mu mirwano sinzi ikintu Nyine bakora wowe nyumva. Bara ni abakozi nawe ni wowe. Ugomba kugira ibyo mbabwira nabo ukagira ibyo mbabwira n'ingendo mbabwirira. Wowe inshingano ugiye gusigarana zo kumenya aho ni wowe hinjiye mu iki hasohotse mu iki hinjiye nde hasohotse nde. Urumva? Naho iby'abakozi byabo ni ugukwitaho bagateka ukarya ukamenya ngo mwafunze neza inzugi zose. mbese ugiye gusigara mu mwanya wacu ese uko komara mugiye kunsi ntabwo Turagusize tugiye gupfa. mbese icyumweru cyose Ntabwo ni muri iyi nzu ari jyenyine ariko muzi ko ari njye mwana wenyine mufite nta wundi mba mfite wo kuganira nawe Nandakaje noneho.
rero agatushe muzabyara nakuzanye tuzabyara nibyo tugiye gukurikirana ubwo wagira ngo urarabye genda ugire barabakozi genda bakubwire baje nese sigaye nababwiye ntabwo baje genda ubabwire baze bazane n'ibyo tujye twigendera nabo barangura ariko muzanzanire mutagira ikintu munzanira nanjye muzana amafaranga ngende mu ntuza yanjye ngende ntabwo tuzamura tebuka reka mpamagare Liliane mubwire ko nageze kwa shiriwe ariko ubu nta kintu nazamukorera koko ubu nanyambitse n'ibitenge shama nawe alo Bishu, umeze shu sawa. umva nageze kwa shiri wawe ariko dore ahantu yebawe shari heza Nakuhaye se. umva ni heza umva yakamaye akazi ariko umva Wowe icyo mfa ni ukuza akazi kakujyanye. Munekere neza, eh uri kumva. mm, Noneho niba bara ngombwa, mm. uzajya uramwishinzaho kugira ngo urebe niba yakugirira yancenye inyuma kuri wowe. shamani umva ni ukuri nta kintu azakora ariko umva ni umukire Ibyo uzajya ukora we byose uzajya umbwira. mani uzi ukuntu ari umukire Nyine ibyo ndabizi, gusa icyo azajya akora byose ujya umbwira, kumva. eh Ndebe niba nta tundi dukobwa yinjiza aho ngaho. ehe Nyine byose. shami ukuri Nawe ujya umwishinzaho urebe. nzabikora ariko Ntazagira ikintu kiba hagati yawe nawe. si ukubizi nabikora koko n'ubyo nkukunda Uzambere nyine inshuti yanjye, inshuti nziza, inshuti magara. Nyine ujye ubihorera neza. sha umva nzabikora pe nzabikora icya mbere nawe ugomba kunkora bya bindi subizi se Urabizi impande ngiye ni ruzungu gusa nyine ujye umwunekera neza. Icyo akoze cyose ahagiye wowe bavuganye byose ubimbwira. umva nzagerageza ariko shaka kugira ngo amakazi yangoye Nyine aragorana ariko ntari birye n'umwana mwiza. Nyine ntabwo nshaka kongera kubabazwa n'urukundo nk'uko uwa mbere yansize. Urabizi ko hari uwansize. N'ubu rero sinshaka ko ansiga kandi ariwe uri kumaza amarira wowe uwa mbere yanteye. eh Nyine uzajya ubinkorera neza. ariko sha we Nihaza agakobwa uzahita umpamagara. umva kabisa waguye hashashe pe ni ukuri pe umva kabisa yewe yaba ari uwanjye disi Oya se kandi nanjye ukumva utangiye ibintu bitari byiza. oya mani Ujye kumwifuza. ntabwo ari ibyo ngibyo ushatse kuvuga ariko sha kabisa Umuntu sheri w'inshuti yawe uri kumwifuza. oya ntabwo ndi kumwifuza mani nuko nyine mbona ari heza shu subitswe n'ukunda ntabwo nabikora pe Nyine hicare ukora ibintu byose ushaka ariko kuri we stop. Kizakadogo ntazagira ikintu ugira iki. Mukorana wowe nawe. sawa nareba umwana ngaha bayi nyine atanyumva yari agiye Nawe kuryama niba nyine jya ubikurikirana. nareba Reka ngaha bayi rwose kakoze. nareba shu ngaha bayi nyine ndagukunda bayi Nawe umunsi mwiza sheri. yego ariko umukire mbega Liliane waguye hashashe ubu inzezi zabiye mbega ahantu gusa uriya mukobwa kabisa Saramemba umusira. Istatse. Umunsi namuteguza uyu munsi yarijana. Ndamite nyapangira nkaho nayabonye aho. Zanemba kenzi. ese ijambo kuri kwivugisha imyeyo wayikubise hasi ibijerekani ngibi wananiwe gukora uri kuvuga ibiki Mani iyo umuntu ari gupanga rero ibintu azakora. Subizi ko Sefra ategereje. Ndapanga shiranye cyaza ndamugurira igitenge ndamugurira. ubwo se nkabaye rebera ibintu wambara ariko nguragura igitenge wamaze basi ukagura agashati ntabwo uzajya n'iwanyu Ibyo nibyo bikuzanye. Ese nguko usanze niturije wumva ubona kandi ikibazo. ubu ngubu nari ibintu nari nzi ko bino bijerekani wabikubye byabaye neza ibintu byose wabishyize None se ibijerekani kubikuba no kubanza umuntu none si agatekereza. ndikumva uri kuvuga ubuntu Eri kuriya n'umugore wanjye w'ahazaza. umugore wanjye y'ahazaza kagorama amaguru iyo umusanga se Yizere ko twese subizi ko dukorana wese bazabigukorera. Bazabigukora cyangwa ntabwo bazabigukorera. niba bazabinkora se ni ngombwa kwirirwa ndi kubirata hano
ikibazo kibaye ubu uri kunsiganya ibijerekani cyangwa ibinago wabikubye reba ahantu uri ibikweto bikuri impande kugira ngo ubigire kandi nukane n'isese twumvikanye ntabwo nubwo twagabanya akazenda kawe wagashoje twumvikanye mabuja se yavuga gute ikibazo mabuja yaje uhita uvuga kuki utagivuga ngo nyine kuki utagivuga ngo nta kibazo ndazize bikora ukahita wahamagara Rusi ngamufasha rero ahubwo ndaza kuguteza ndi oya bose uraza mbabara babanze bamembe mbanze Sefarante niyo waje yanuze mu bya Sefarante nose wamfasha nkabikora base nkakoze gira vuba nanjye mukandaje ndeba ahantu wakoze aka kandi bunaba mabuja ndaje ndeka ibyo wakoze mukangira atabwi ibiryo ujya mu masafuriya ujya kurya Sefarante wangegerawe kasabu ariko basi nizere ko birangira ngaho utari buze kwibwira boss wenda nta kibazo ntacyo reka nze ntunganye aha ngaha bite birangira ubundi se kaba kansakuriza wakagira kamabuje ubundi warahera ku mazi abaza nkashyira mu gikoni kariko kazina nasabye n'ubundi bigika ari uko mbona umuntu n'akagira n'umuga uvuze gute nabuze ikibaye uvugira ruswe cyane ariko gushima bursi rwashira ndusha ubwiza neza kureba iki je wahereye uramuzi ntabwo kurusha ikibazo rega kurusha ubwiza uramuzi si cya gikozi cyarahirya kwa natacu ujya ngo uramudaruno ni rwa rukozi rwarajya mbona uba wiriwe mu ntu za madirishya uri kuzenguruka ziba ariko nawe umuzi ziba ntawe wambabara nkakora akazi kanjye ndakubabariye byarangiye mbabarira nkora akazi kanjye uzi ikintu dupfa se igikize ubwiyemezi bwawe ntabwo ngutereta mbabarira ahubwo si kuba nakwemera ntabwo nakwemera habe n'iri na rimwe ukumva ni uko dukora akazi kamwe ntabwo uzi umukobwa utazi akazi nkora rero umukobwa ntabwo uzi umukobwa utazi akazi nkora uriya se uriya namwe mwari dukora akazi kamwe kandi ahora mu ntuza hariya mu madirishya muri mu biki nubwo muri mu biki igihe muba mwahereye uziko muri gusakuriza papa rusi nakubwira muri mu biki ari kwiyemera ngo Sefarante ese muri kurwana mutse ntabwo turi kurwana rusi mubwira ese byagenze oya rusi ngo nimba ngo Sefarante nababwira mbese ni sheri wamugiriye kuba afite sheri cyangwa uramukunda nawe ari kwiyemera cyamukuru rusi nakubwira baramubwira pe nubwo uri umwana wa mawe urangengera uko ngenda kumvikana ntabwo wamukunda ntabwo namukunda atwaye iki ahubwo si kubona ameze mbese arabona nubwo umwana wa mawe uramukunda si muri abakobwa uramukunda oya njye mfite uwanjye ntabwo mbizi mfite uwanjye rero ntabwo narwanira nawe uriya mukozi uri kumva kandi ujye ugerageza ureke kundusha ijwi uri kunyumva ujye umenya aho ugarukira hagati yanjye nawe dore twarakoranye banze ry'ikinini ibyo se kandi wowe ese ubundi mwahishije nabanza ry'ikinini ariko agabanya umushyitsi nyine mwahishije nisuze windushijwe nawe mwahishije wajya umenya ko yari umwana wawe nahishije papa ashaka kurya kandi namwe arabashaka kandi mujye mugira muganira gahoro mujye mureka gusakuza ndebera nk'ibintu murimo Rusi wanyumvise zana ibiryo ku meza papa ashaka kurya kandi arabashaka mwese umva se nanjye wabibonye ndaza ngewe nibavuga nta kintu ntabwo nigeze nkubwira nabi nimuhuze ariko njye nshaka kugira ngo ubanze ubimenye mu kanya ibintu bitaza kunkoro ngiye birisere nshaka amafaranga nishakira amafaranga ya Sefarante gwa sheri wawe nta kintu mvuga sante nakubwira iki Rusi mfasha abatatwumvisha Amari. Ngiye kuguha briefing nk'umugabo kuko abagabo tumenyana sibyo nawe ubwo bikomeje araza kubira cyo ugomba gusibuka Rusisa zabyo
baraza mubaze niba rusa azabyumva Jean Marie Nyumva niba kumva pari kumenya ko niba bwije inzugi zose zifunze no kuri gate hafunze ibyo byo nayo nsanzwe mbikora n'ubusanzwe kandi neza urabona dore uzaba usigaranye n'aba bakobwa ugomba kuba maso turabajura bo hanze bameze nabi kandi nakanyinjirire niba avuze ngo adusigarane ntabwo ari ukwinjirira mu byanjye arabyumva urumva nyine mbanza ubwire rusa abanza byumva rusa twese abakoze ariko Rusa arabyumva nawe agomba kubyumva banza uvuge nawe wabyumvise reba mama babwire ntibirabahoramo muramushondana uyata rusa sitiri inshuti ese wabibabwiye ko ari ngawa turi inshuti turi kumva se twapiki mbona karusa ari akana keza uzi burya bari kunzamura hijwe yewe we iyo namubwiye ngo ziba ntabwo ajya aceceka riri ntabwo dukundana turakundana ariko hari igihe ugira nzamurira isukari nawe Jean Marie abakobwa n'abakobwa ntabwo bajya babuza ahubwo na Jean Marie oya Jean Marie asa nk'uwitonda we ariko uyu nyine abakobwa patron bro ntabwo bizi nyine ntabwo ari kukugira inama ni ibisanzwe nyine wenda wasavuze ngo ndasiga ndo n'umugabo ntacyo wenda akabyito ariko nyine abakobwa ntabwo bizi ntabwo babura ibintu bapfa nese uyu nanjye namwe sinakira tujya dupfa rusa ikintu tujya dupfa timenyekanishije nta wamukira mutuza buri wese amenya nese uyu ngiyi nibyo byari byatuzanye mami nyumvira oya rusi nabanza amenye ibintu byatuzanye hano ubundi umuntu abone Jean Marie wowe ibyo ugomba gukurikirana menya ngo ariko nyine rusa byumve rusa cyabanze yumve banza wumve Ako Aiza? Aizaka? Yo? Ngwino mubwire mwana. Ako man ntabwo uzi ko ndyamye wawe nimbabaje. Umva mubwire ibintu ndakubwira ni ibintu by'ingenzi. Burya ndetse uraryama utararya. Byo kurya bireye byo kurya nanakubwira. Byahiye se basi? Namubwiye kandi ndafata ibiganiro gawe. Sibyo? Wowe. Urabona uriya mubebe waje. Sibyo? Kuri kumubyaza umusaruro. Ugeze. Mubebe nubwo amubwiye ngo arangwa iminsi mike. Tukwiye kumuha akazi. Ntabwo nabyongeye man. Wowe uyobewe Liliane. Asereka mwereke. Uriya mwadeperi ngo ni Liliane wawe. Ko bizi ko nta kintu yakumarira. Kandi uwo musore. Uyu nguyu mugiye kubana muzagumana hano. Ntabwo uzongera kwifuza. None se kamba mubazi. Liliane urabizi ko ari first love yanjye. Sibyo? Ndabyumva. Liliane ndamukunda. Ese byaba murabizi ako mwajye muri ntabwo mbizi ntabwo ntabwo mbizi none ariko Liliane ngenda muzineza n'umufura sibyo ndabyumva ibaze rero Liliane ansanga n'uko niyo yamusanga hano abusanze hano sikanga ko ari umukozi ko njye ntabwo uzongera guteka banze icyo ngicyo gishyire mu mutwe ni mu gihe umukozi yaje akomanga ni Imana yamuzanye njye ntabwo byo kunjyana mu gikoni wowe ahubwo ni uko tuzamubwira waba ugafatirana aya mahirwe umwana ujye umucemba pore pore hari n'umukozi ntabwo nakinyuma Liliane kandi kamubwira uzabyicuza do uzabyicuza ejo we nukazavuga sinkweshya si wanza kumuca inyuma wazaguca inyuma usanga uriya burundu sinakinyuma Liliane none dukora iki sibyo tumwirukane okay wowe ikintu ndimo ndashaka urimo urashaka kunyumvisha urashaka ko niba Liliane kuwa gatandatu yarazaga akamesera akamurira buri kimwe cyose hano uragira ngo none uyu mukobwa agume hano hanyuma ajya akora iyo amese agusasire nibyo nashaka nanaryana ariko wagiye umenya ubwenge mana kandi amahirwe ndabizi amasomo arakugoye sibyo niba ari ukubyanzuye unabishaka reka tumuha akazi nawe sibyo ariko ikintu bita ngo njyewe nagira ikibazo njyewe nawe ngo turi gukururana ko nabonye giteye neza gifite amanyashara ubwo nyine ni ibyawe urumva musa amaso yawe yabonye reka nisubire kuryama niba ushaka icyo gucemba urumva dore muzavuga ni arahari sibyo niba ari umuntu ntabwo nzagicemba njyewe nawe uzanteraho oya mani wowe teka ahubwo se ko wari wambwiye ngo byahiye reka nze mpamagara umushyitsi nawe nta kibazo sawa Jean Marie Jean Marie karame bose 70%
kuko nihagira igikoma ntabwo aba ngaba rero bazabyuka utarabyuka. yari nijye uzabyuka rusi isaza abakiryamye nyine rindi none andusha amarere gute ka kantu wagacanzemo nanone. ariko reka mbanze mubwire menya ko uru rugo umutekano wawe usigaye mu biganza byawe n'abandi inyuma cyane ntihagire uwo utaza cyangwa se ngo ugire uwo ugira ute ushobora kuba umukubye kandi twakatisha itike y'indege itadusiga ntabwo ari we wa wundi wishyuza amafaranga depanaje imodoka urumva noneho wowe ikindi kibazo cyaba kiri jansi wahita ugenda ko wajya akamvugisha ariko nawe yahamagara ntafite telefone yaguhamagara ngaho nawe wo mu gikoni sitoke simeze neza buri kimwe cyose kirahari kumabura mu kubwira rusanyu azanyubahe wanyumvise ko nabyo ndabimubwira koko uyu mukobwa wanjye ugomba kumwitaho neza amasuku agakorwa guteka ibintu byose ukabyitaho. Jean Marie nawe rero ukamwubaha kuko murabana ntabwo mwabana mutumvikana. Mwubahane rwose kugira ngo mubone uko akazi gakorwa neza. Sabyumvise nawe atanziyo titwaza ko uri umwana wacu hano ukazahazana akajagari bimenye akaye kajagari ahubwo karaba bazagati cyangwa ngo basuzugure. Sinshaka kugira ngo oya turakundana sibabizi muhurize hamwe bafata nk'abavandimwe banjye sibye rusi mwese ni ingaruka nzabatamu simubizi njye kakantu nkunda. sawa rero musubire mu kazi kanyu batura ariko mutaragenda ngiye nashaka ko n'udufaranga n'undi murabona ntabwo ncuruza cyane ariko nyine mfite umushirito nazashaka akantu mugurira wenda nyine nawe akamenya ko nkora nawe ufite Valentina se Bakora se Valentina ako bose wabinkorera kubera ko wivunika icyo ntibigukorera ubuse warenze mu 40 nayo gushyiraho mugende mu kazi kanyu mujye mu kazi sasa sana C'est voisine, c'est. Aïe aïe aïe. Je vais faire ça. Tout. Oh my god. Uyu munsi naryamye ninze cyane. Wamaye ku mazi. Amazi. Yeah. So nta muntu washatse nta fone yanjye wamboneye Oya. umuntu tuvugana tukageza saa 9 tukivugana papa merci merci beaucoup meze neza wowe ya ndabona meze neza girlfriend wanjye sinabombeshe na nijoro tuvugana numvise uri kuvuga ko naburizwe ese wowe ntabwo ugira boyfriend wawe
ibyo ni ubwenge Agereka kuri iki. Icara hano icara hano ngaha. Sibyo? Cyangwa icara hano ngaha. Oya. Urabona nyine ufite girlfriend kandi agusanze tumeze gutya byaba ari bibi. Sibyo? Girlfriend wanjye aramfuye. Ariko abanabikwiye kuba yafite. Sibyo? ariko njye ndakeka nta kibazo yangira kuko akabizi neza ko ndi umukozi ese byamutwariye Abakobwa uri umukozi wabo utari umukozi. Aragufuye. ariko cyamunyereka Yaba uzamubona. Ahubwo yambwiye ko ari buze yangira ngo arira no kwakira. Ahubwo nabuze fone yanjye. fone yawe se Nishakira. fone yawe se Reba hariya niba atabari iri. Mbega. Amazi araryoshye. Ese Samu we bimeze bite? Yatinze kubyuka cyangwa yiriwe mu mbari. ariko fone yawe banza ari Samu witwaye ahari kuko nabukoze kare ndi kubona ntazi ari kuyikoresha Ariko praise winyegera. ariko se wowe nimwegere baguke Winyegera. Sabubwiye ko ufite girlfriend. ese utekereza ko we aho abandi upanga ikintu uzahereza shiri wawe kuri sebana cyangwa se azaguha njye nashingira ashirgira so rero reka mba nshake fone yanjye niba utayibonye nyine ubwo baby wanjye naza umbwire sibyo so ariko unshakire Samu sibyo sawa welcome shana ari ukumbuye umeze ute shabize neza shana abona umeze neza shani karibu sheri wanjye manza agabura ubibona umeze ute ari he yagiye mu cyumba ndamukumbuye ariko kwesta ariko shira akazi wowe ubikora cyangwa hayaza oya nyine nari ngiye yaratizanye undi noneho mara yanjye siko kumba he oya ariko ntugakabye siko nakabije siko wambwiye ibitako byose wabimweretse siko wambwiye ubu se si wanyangirije sheri we umva mwereke ntabwo bizi yari yicaye hano ariko umva nagize ngira utya ngira ahantu hose ariko mbega umuhungu ngagera hirya utanyegera ubundi uriya muhungu nawe nari ntegereje nyuma y'uriya kuntu yambabaje mana yanjye n'uyu nguyu turi kumwe ambabaje ibintu by'urukundo nahita mbivamo oya mani ni ukuri se kari benshi akoreka mubwire umfashe arakaze we niwe nari ntegereje uzi namwegeraga ahubwo mwegera hirya umva ngo ririya nakubona sitako mana ubu wari wamwangije nta kintu yabaye ubu se ameze ati ameze neza mana shira wawe baby waje I miss you so much baby I miss you so much meze po Wow. Okay, take a seat. thank you Rero hataragenda ndagira ngo mupresente uyu ni umukozi mushyashya dufite hano arimo aradukorera muri minsi umukozi wambara turatonze ntabwo wabuze umuntu ibyo yakora yagiye yambara yikwiza ikijipo kigeza dore umwanya njye na sheri tugira neza meze biteze meze po wowe se umeze meze neza nanjye nagiye meze po ushobora warabuze nyine nari ndi mu kazi kenshi niyo mpamvu nari ndi mu kazi ese ababyeyi bari bameze bate bameze neza
cyane Yego, ameze neza. ntabwo ndashaka kuza gusoma. Ni karibu. Noneho ababyeyi banjye Wow, baragiye nabahari. ngo bagiye ngo nimba ari ngo za vacation ngo bari kwizihiza ngo severance. Oh my god, mbega Something urukundo. like that. Ababyeyi bawe baracyakundana gutyo ku buryo barizihiza Yego ibintu bya we Severance. bafite inkumi ingana nanjye. Yego. Ifite ego ishobora no kurongorwa ejo bundi. Reka noneho mubwira akantu keza. Ndashaka ko tuzahuza kuri Severance. Noneho ngiye nkaza iwanyu. Sibyo? Nkazumva. Sibyo mba? Ndaza ngiye. Za oya. Za nzanira zanza nyire shokora. Shokora. Okay. Akunda kwicaye nawe gusa. Ndagira ngo uze kuryama. Hey. Sibyo? cyane noneho nibazaga se ko noneho byagenze biteka atakimbwaho njye kumureba aho ugiye mu biki nari mugiye mu tuntu twinshi ariko utuntu twinshi ku buryo wakibagirwa urabizi ni hamwe mu sibyo nanjye ndagukunda cyane niyo nabona abandi bakobwa nta mukobwa bakunda iterambere wanjye n'umukusheri cyane cyane negereje umunsi wo kuri Severance mana yawe baby ndawugutuye nanjye ndawutegereje umva sambye ko ababyeyi batazaba hari n'abahari baragiye noneho izi ikiza bagiye kumaraho icyumweru niba suzanye insura buri munsi nijye uzahora nzagusura oya nzaza kukureba ako baby I miss your kiss ngomba kiss yawe pe ndayiguha bayimaye noneho no baby why yeah gusa umukozi wawe uzakadusaba umukozi rega umukozi yagiye oya ari ukuntu baba binyurishwaho bitora gutoza utuntu bitora rega ndagukunda nanjye ndagukunda cyane okay rero urumva nko kuri Severance twazajya he oya uzaza kundeba mu rugo mu rugo iwanyu ariko mugira abakozi b'abasazi nzababwira si nzababwira iki cyane cyane igaragaza ziriya wanyu karusi nzi ko ari agasazi ariko ndabigakundira ahubwo nzabaha amafaranga mabwira ati mugire ahantu mujya ndabizi bakunda nabo byashyushye wajya kumbaza samu maze gutanga sha nahuze kubera ukuntu nari ngukumbuye numva nshaka ko tuganira nyine nabaye nkubuze mukunda ariko si ubundi ameze ati samu ameze neza cyane yagiye ahubwo samu ya ngwino baby yaje kandi urabizi ni mushiti wawe sora kwa mwesa arabona sama sinzi ibintu rero bari nagaguruka ngamobere se ako ni mutindane ntabwo twatinda ako karahaje ese bu wagira umunsi umwe azaza kunsura udahari bureka tuzajya jya mu bindi sheri wari wamumereza ngo dusuzanye nzamuzana mani nzamuzana one day okay sawa so baby I love you love you ese kuri kugenda ukura ugenda aba mwiza cyane yego niwe rwego akunda guheruka reka nahe kumva mu rugo bahansize ngewe n'abakozi gusa kandi babwiye umukozi nyine w'umuhungu ngajya ncunga no kugenda nkatinda no kugenda agahita ahamagara akakubwira unanasize n'akantu muguriye urumva yandaburiye ndabyumva so rero reka njyewe mu cyumba gato muherekeze sibyo ndagaruka mu kanya ahubwo reka maguruke nyine tugende ujya baby ndaje nawe ndaje nese ugiye kunsiga hano njyenyine yeah ugiye kuzana iki soro zikumbere na nyine ni uhuye nyine ndashaka gutaha gataha amagara mu rugo oya wabyemeye please okay nga nzagaruka okay ni minota itatu no guhindura gusa nahita nza nkaguherekeza
it's okay nari sawa reka ngere vuba gira vuba nahe wese kandi kumamagaye wi ni byiza wari uzi ko se bizaba nabi nunsiga bose ibintu wari urimo biruta urukundo rwawe wagiye k'abahungu mwabaye muto ntabwo nakubabarira ngaho miki nuza icyatuma nkubabarira mi impamvu yatuma nkubabarira urankunda ukagenda ukamara ukwezi kose utamvugisha ndetse wari waragiye mu biti nose nimero zanjye ntabwo wari uzifite kuri imeri ngaho ibaze ngo none ngo urankunda mama barira muri gake yenda byibuze cyangwa n'agatekerezo gake cyane waba ufite ukanyumvaho nk'umunota umwe ndi kukumva ngaho mbwira nta kibazo wanyemerera se tugahurira he cyane ko ejo bundi ariho mubashe barandurumva nyine tugahurira he twahuza mu mujyi hamwe twahuza duhurira oya icyiza ni uko waza mu rugo n'ubundi ni ababyeyi ntabahari mu rugo ababyeyi ntabahari ni abahari kandi ni njyewe uri mu rugo njyenyine n'ibisazi nyine ntabwo nahava ntabwo nyapfa kuhava ukiyeho nk'umuntu ugukunda kandi waguhazaga ku mutima nta kintu uzakora kubera wowe nubwo byasaba kwinjira mu ishyamba y'intare byose nabikora kubera wowe nta kibazo nzaza ubwo uzaze witeguye kugira kungaragariza yuko nyine ibyo uri kumbwira ari byo nta kibazo sheri wanjye ni sawa love you tuwiteho thank you take care and you sawa ako mwana sinzi utuntu turi kubona ni imbaraga zawe ubundi iranze uba mutajya bose unakura uyu mvuga nawe mwana uwo munsi gendara mu asa ahubwo ndabaza umunsi 14 bose yansigiye wamushira se ko natabonye ujya kumuhereza bya bivuna muheto byawe tangira ibintu ko twe twarabyirengagije aka kanya bigarurite nese seme reka igihe cyose ubona haguruka nkagenda kandi byazagukoraho cyetse uri kugendesha amavi cyangwa umunwa gusa kuko niwe ugira hanyuma se nimba imana ndagutumira se utigeze umfasha kumutereta wamubare ubu se kubashira yagushyirishemo ibintu bimeze gutya ibyo biri kukunyura wowe se wamukoreye nese uzi namukoreye ibihenye nta na kimwe nese ibyo ko ndi kubire we sheri wawe we yabonye ibyo nakoresheje wawe uri kubibona ntabwo se uri kubona wamubarira tukubahana rero bagusigiye igipangu wumva bagusigiye ngira ngo n'umurizo gegeraho wambabariye none reseseme niko nakubwiye kandi ibintu byanjye byo gutanga amahoro nibyo bituma uguma kumenyera gutya sawa patro Quando a ira cai, você começa a vai, anda. Muito. Rata bimeze bite Meze utese musore. shameze neza Nanjye meze neza nta kibazo. Liliane se nani? kandi se nawe ushaka ribi ngo nawe yabaye y'amarere niyo yayo none uzi ko kuva mu gitondo avanga abantu nka batatu basimburana ngo bujuri nka wa gatandatu ushatse hakitwa ago ari uba wavuye Beretse gato. Kamubaza akabazo kamwe konyine. yasingo ngo Hari ikimenyetso nta kintu wanyereka kizima ari bugusubiza cy'abantu banyuze hano. patro bakwita nde Njye nitwa Alex. Alex njye nta kibazo n'ubundi ibyo nibyo bakobwa ye n'ubundi boss njye yasize ahangaha ngo mbe
nyine ndeba ukuntu ibintu byifashe uzi ko yamamaza biragaragara dore nguriya biragaragara pe yibereye hari igihe ako waretse kunderanja nyerese ngisanga ngende muza shaka sense yamase nyise ngende muza none uri kumusubiza ubwo se wareka kuguha sense kanze naragutemo n'ubutaha nzagenga zanaze mama warugodiwe uratangiye mu kanya gusakuza ubutaha ni witwara mukanya randoga uyu nguyu witwara neza kibiri gatumba niyo mpamvu utajya uba muzima mu mutwe wawe igihe cyose warahataye inkuru Sam. Wa munsi shana nakubwiye sha. Ndabona nambaye ute mwana? Cyagura na sheri. Wambaye neza mwana. Ay. Ahubwo se ko nambaye neza. None afu. Ndabona nambaye ibijyanye se. Ku munsi wo kuza wambaye gute? Wallahi wambaye nk'ikigori. Yandi avuga ngo umuntu yambaye nk'ikigori. Mwana uko nibagiye ndabyo. Ndageze iki? Ndagwereza rambesho. Oya mwana ibintu kirashira mwana. Baye ntago ari ukumutuka. Oya we ntukirashira. Ngiye mbwiza umuntu kuri ukajya mu kukwanga cyangwa kukwangira umugore wawe sibyo? Bambaye bawe nta kirimo. Gute se? Nta kirimo bro. Wewe wikwibeshyera ngo ufite umuntu nta kirimo. Oya genda bimbeshya. Kandi yewe mubwira ibintu ukajya ndakubwira. Kandi mwana wowe uno wese uragira ngo dushwane. Skaperi yari giteretsemo. Uyu ntago turi bushwane. Reka mubwize ukuri. Muri amabebe. Ni cyo kibazo. Baby. Ejo bundi azahana. Numvise ibintu umuntu barimo kuvugana ndanariza numva ibintu avuga bro wenda mbikubwira avuga ngo no kubateranya nawe uzikorera ubushakashatsi bwa hari icyo uzabona nyine gutya na gutya ngiye mubwije ukuri numvishemo kuvuga n'undi mutipe nawe bapanga kuba bahura kuri Severand sinzi ngo yarimwe muri cyanya y'amakane yako numvisha ibyo ngibyo none se ufite facts ufite ibimenyetso nyine niyo mpamvu ngaho ntabwo nibwirwa nk'ibimenyetso we nakwabaza nibwo uzabibona ariko giye nk'umuntu w'umusheni wanjye ndakurabuye boronze kukiza imbere zose gusa byarabaye ni banciye imbaraga abantu benshi banciye imbaraga ariko uramu baby ntabwo namurika mwana tuvugishije ukuri ndaguca imbaraga ngo Liliane mutware nawe w'umujeni mani tubana none se rajya nawe nenda gutwara mari girlfriend ura ntawe nenda gutwara ariko giye naramwumviye ahubwo ese wirakara mwana amasaha yamfashe mwana sibyo amasaha yamfashe reka kandi urabona niyo masaha nari bigenda ariko mwana ugenda wigengesereye jewe bankurabuye ntabwo we ciringa bro mu baby wawe ntacyo mpanga nawe nta kibazo man nta kibazo nzabyibonera sibyo nyana nirebere match bani ibyo ngibyo nubabara nibwo uzabyemera ubundi nkundo zimaze iki nawe kwabaza nibwo uzabyemera wicaye aho ngaho nze mukuzanira tumanuje nta kibazo musaza banzo gatereka ariko mwana kibiri n'ikishi neza awasi bro nawe muvuga kandi ukashoje ariko ngiye arigiye manya yaza kumbwira nyine ikintu uzi ariko kumenya uva arabizi mwana abana babo boza arigera yamubwira ugasanga atangiye kugira kandi ntabwo mbacaka kandi ndeba nabi ko ntiyamuziranye niba mutanaziranye nabwo ngire ikintu cyanjye gusubiza bitazankoraho bari kugira byoroheye sibyo kanze mwereke uburyo ugiye kugenda ahita amenya kandi arahita yihuse sibyo byiza kugira byorohe neza cyane ngiye kugira mwereke kuguhereza agapike ugiye nkubwira ati dore umuntu aragusha neza tebuka ariko kana mu muri gym ufite abantu sheri nari mvuye muri dushe meze neza wari unkumbuye twicare tuvugane ukuntu ibintu bimeze umbwire n'aho wari waragiye umbwire n'aho wari waragiye shana ndi mu kazi gato warangira abona iyo telefone atari nshyashya
ubu iyi ngiyi nanze no kugura indi kuri izi zisanzwe ndavuga ati reka ngure iri gusohoka nategereje nzi ngo ntabwo uri buze nzi ngo ni kwa kubeshya kwawe mana ndavuga ati noneho n'umuhungu ndamubabariye none arongera arambeshya Sijana kizira cyane n'agakera yego zabaye iminwa none ahisigaye iteye gusa abo bantu niba bamazemo bana isa umweru nta n'akarabero nashyizeho ngaho ibaze kubisa gutya ibaze kubisa gutya utarita utarayishyiraho twa tuntu tumaniyeri twayo umeze neza ariko kameze neza nta kibazo gusa n'umukungu cyane mbwira wongere uteranye oya banza umbwize kuri wari waragiye bebe vuye hanze nari hanze pe wanzaniye iki igihugu ntabwo ari ntabwo mbere igihugu ntabwo ari ngombwa banza umbwira ikintu wanzaniye kari ntihoraga umbwira buri munsi umbwira ngo utavuga ko wakazanye icyazamuka nanjye ngatunga iphone ubundi ntibabashe ntihoraga kumbuye inzozi zawe rero zigiye kubera niyo mpamvu erega gukunda kumva n'uburyo mbashyizemo utumanyere ko none se ejo bundi kuri wa munsi ejo bundi naho si uyu munsi turabona design ariko tugenda njya kugusiga sura wenyine cyane muri umupape wawe hasi nabura kubikora ngo batahemo akantu uramuca ko nta kintu bavuga tugenda njya kugusiga amaboko ibintu bizamura ariko kibiri ku muntu nkanjye mwuka nyagoma ese bitese ndabona barabaye kanyana shaka siri wanjye ese siri wanjye gusa rose ni ungejeje hano hantu karibu uraticara ari ese kandi reka kumva sumva nkubwire ya kuba umusozi none se ni ibiki muri ishari wawe arahari ni ibyacu by'akazi ari ese ko nari kumubona araje jese ni ngo tugenda tuba twicaye hariya bimeze bite shuri baby Diriya baby umura urara ukaraga peti muraziranye utambwira ko ariyo mwasigaranye peti bimeze bite peti w'ibiki peti biki ibi ni ibiki ibi ni ibiki umva se mushyamira ubwanyu mureke umwana wa boss ariko se nyine twumvikane nyine wareka umwana wa boss nyine mureke umwana wa boss mwebwe ibyanyu ntabwo mbizi ariko se tuzi wowe ibyawe ntabwo mbizi sibyo Diriya nyine umva nyine ibyanyu ntabwo mbizi sibyo ese wumva ibyo wabaye bitwa rusisi wabivuze rusisi wabibabwiye umva mwana wowe nawe wa ikintu mbwira wese washoboye wigira icyo sizi niwa Diriya ndetse nawe washobora gukora ngaho
kamunage hanze atazagaruka no gutaha. Lilian. Oya, Lilian. ava ariko bareke kurwana. Bureke ndabasobanurira. bare Lilian. ase musohoka Wahisemo uyu nguyu. ase musohoka ari icyo tubona Bwira wahisemo uyu nguyu. Ibyo nibyo bigiye kudukiza ahita umva Igihe cyose wanshyize mu nyine nubwo nkora mu umva nyine nubwo nkora mu rugo ko nanjye ndi umuntu w'umugabo sibyo ukintu utabona ni iki man wibwirije ukisose byagutwa brother mukazajya guhangana mumbore boss atazamenya kwa ibi bintu man mu munota umwe mumbabarira man boss mu munota umwe gusa mu munota umwe gusa akusi man umunota umwe hari ikintu ushaka gukemura hano hari ikintu ushaka gukemura hano niyinjire man Sinzi niba mwarigizemo kundana cyangwa mutarakundana. turabana Oya. wasigaranye umugore reka riri avuge uwakunda muri mwese give me my 1 million nuts. Do you understand? yes Okay. Baby. Tell me. bro kumvikane twubahane ku mwana wa boss Yeah. nawe twubahane ku mwana wa boss ese reka manza avuge uwakunda ibyo nibibareba nibabivuga ariko hatagira umwego Ugerere Lilian. Ninde reka kumufataho Reke mbabwire. Wowe si ko wari waransize. Kandi wari uzi ko ngukunda cyane. Rero nari nkeneye umuntu uba uri ku yagira yanyize nizere ko nta mwumvikane mutangane nera kugira umwana ukora kugira umuntu ukora ku mwana wa boss atazamura Uyu ni sheri wanjye. nishobora ko nanjye barambemba Ijambo rifitwe na Lilian niwe ugiye gukiza abagabo. ubona mu byo memberwa harimo no kumurinda turubuyanga rero Reka avuge. Riri baguhangayikisha nyiranura njye n'uyu mujama ntago turi abana bo kuba twatwara umukobwa. Wowe niwe ugomba kugira byabaye mu sheka banigana bidufashemo rero. banigabiye sinagaze sinzi ukuntu byagenze We bidufashemo. rata vuge umuntu ukunda nibwo biraguha n'amahoro ikibazo. birigaragaza Bose nyine birigaragaza bose ndabakunda. njye mwafasha bose munazamwe reka njye nshaka ko bavanga bose atazabimenya mwambara nawe uzabona Jama wamaye njye mfashe sohoke ja babwire Genda ukunda umwasohoke Nashaka Lilian ambwiza ukuri. mukundane ukunda muri abo bose wivuga ngo bose ariko ukundane reka nyine mubabwire. Uyu nguyu niwe nakundaga cyane pe aza kunsiga. Ariko sinamwibagiwe nakomeje kumukunda. Uyu nguyu twakundanye ngira ngo nikize igikomero yansigiye. ariko size ngizi bihagaze bite ukundana Ubu ngubu nyine kubera uyu nguyu yagarutse kandi niwe nakundaga cyane. ukunda birigaragaje so gace wakisohokera Lilian. so wakisohokera Thank you. I'm so sorry. ahubwo se nta kuntu wamunerurira so wakisohokera ntibakubwije ukuri ugasohora ingegera Okay. bro Okay. ako wajye wiyubaha Okay. man. Tuza. Bro ndatamo n'akandi mani Bro, wagiye hanze wiyubaha. y'igipangu. ahubwo wateruye ingegera Tuza. gusa Ndatamo n'akandi Yeah, mbona wagiye hanze Lilian. y'igipangu. Lilian. I'm so sorry. Lilian. Nagusabye imbabazi. Ese byibuza urukundo wanzanyemo waranyimishaga. Jewe uyu nguyu yagumayo twari bukomeza. Ese niyo ugeze umunda? Oya naragukundaga. Ariko uwo nakundaga cyane yawe. Ntarebe. ntabwo bizamenyekana muranaberanye na Shaka urukundo rwiza sohora irangiye inshuti yanjye ihangane natwe bazabidukora ntabwo ari we wenyine nanjye niyo nzira ndi kugana n'inyamata buzanye nzi beso wanjye ari kumukora iki njye nabuze n'umwanya wo kujya kumureba nambe nawe wabonye umwanya wo gutaha twakubaka akantu turagasangira